igihe tugezemo igihe kigoranye isi igeze aharuhije kandi iteye urujijo ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho icyo Imana igushakaho nuko wakwihana ubu ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho. Ikaze muri iki kiganiro, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa baza kutugezaho Ambassadors of Christ, icyo reka mpere mu bumoso bwanjye. Muraho neza? Uraho bwana Jean d'Amour. Yego, twibwira utubwire n'ahantu huriye na Ambassadors of Christ kwaye. Nitwa Muvunyi Ruben, nkaba ndi umuyobozi wa Ambassadors of Christ Choir. Tugize amahirwe menshi yo kubana na Muvunyi Ruben, umuyobozi wa Ambassadors of Christ Choir. Hano mu buryo bwanjye hari undi mugabo nawe mukuru urihe na chorale Ambassadors of Christ Choir. Nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mbanda Steven, nanjye nkaba ndi mu batangiranye na chorale Ambassadors of Christ Choir, ndetse nkaba nabaye chairman wayo wa mbere. Murakoze cyane Mbanda. Reka mbere uko dutangira tubanze twiragize Imana mu isengesho. Muvunyi utushyira imbere y'Imana mu isengesho. Mweke dusenge. Mana yacu, Mana dukunda, nk'abana bawe tugarutse imbere y'ubwiza bwawe dushima uburyo wabanye natwe uhereye mu gitondo kugeza amagingo nta gikuba cyacitse, izina ryawe rihimbazwe. Niko Mana tuje kuganira iby'umurimo wawe, turakwingiza Nyagasani ngo uyobore ikiganiro kandi byose nibigenda neza, ishimwe n'icyubahiro byawe kubwa Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Ikaze turaritse Imana, turi kumwe nayo muri iki kiganiro. Reka mpere kuri Muvunyi, umuyobozi wa Ambassadors. Ambassadors ubundi ni iki? Ntishyira hamwe ni iki? Urakoze cyane. Ambassadors ni chorale, ni ukuvuga ngo ni umutwe w'abaririmbyi kandi umutwe w'abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana. Ibyo ni byaba bihagije? Birahagije. Ambassadors of Christ ni chorale ihimbaza Imana cyane cyane mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, nubwo ubutumwa bwayo atari bo bureba gusa ahubwo bureba isi yose. None muyobozi, igitekerezo cyo gushinga chorale Ambassadors of Christ cyaje gite, dore yuko muri no mu bari bahari ibyo ngibyo biba? Murakoze cyane. Igitekerezo rero ukuntu cyaje, ntabwo nabura kuvuga ko ari igitekerezo cyaturutse ku Mana. Igitekerezo cyaturutse ku Mana, twebwe twakigizemo uruhare ariko tuyobowe n'Imana yacu. Ni ukuvuga ngo iki gitekerezo cyazanywe na bamwe mu banyamuryango twatangiranye. Yego. Uhereye kuri chairman wa mbere bwana Mbanda, n'abandi twari kumwe icyo gihe, twari duturanye dusengana, twari dutuye ahantu hitwa Rwimbogo hafi ya aeroport hari Kanombe. Nuko rero icyo gihe bamwe twari duturutse mu mahanga, abandi twabasanze hano mu Rwanda. Noneho nk'Abadventiste b'umunsi wa karindwi hari ahantu twagiye duhurira tugasengera, ariko mu by'ukuri icyo gihe nta makorali yarahari, nta buryo usibye indirimbo twaririmbaga za ndirimbo za 200 zo guhimbaza Imana, ariko nta korali yari ihari. Nuko rero nk'abantu rero bari basanzwe baririmba, hari korali twari dusanzwe turirimbamo ariko tukiri mu mahanga, hari n'abandi bari basanzwe baririmba mu makorali icyo gihe. Ariko icyo gihe kubera ko twari tuvuye mu bihe bibi cyane, twari tuvuye mu bihe by'icuraburindi muri jenoside yakorewe Abatutsi, icyo gihe n'amakorali yari asanzwe hari yari yarasenyutse, abantu batarisuganya. Icyo gihe rero Imana yaje kutwibutsa ko hari ikintu kibura. Dusanga rwose mu rwego rwo kugira ngo habeho isanamitima, mu rwego rwo kugira ngo abantu bongere bumve bwa buryohe bwabaga mu kuramya Imana, bumve
bwa bubyutse bwari bukenewe icyo gihe, twaravuze tuti ni byiza ko dushinga umutwe w'abaririmbyi kugira ngo tujye turirimbira Imana, hanyuma dukore n'amavuna, abantu bumve ko cyane cyane muri icyo gihe ko abantu benshi batari bakisenga, hari abari barahuye n'ibibazo bya jenoside, bari baracitse ku icumu, hari n'abandi bari baragezwe n'ingaruka nyinshi za jenoside icyo gihe, batari bakijya no gusenga kubera ko batari bagatinyutse kongera gusubira mu materaniro, kongera kwegerana. Ubwo rero tuyobowe n'Umwuka Wera twaravuze tureka turebe ukuntu twakwisuganya, imiryango yari ituranye aho ngaho turisuganya, turavuga tureka twishyira hamwe turirimbe, nuko twatangiye. Bityo dutangira umutwe w'abaririmbyi, dutangira kuririmbira Imana mu rusengero aho ngaho twari dutuye, dore ko no mu nsengero zari zikikije aho ngaho icyo gihe nta makorali yari ahari. Byari ibihe bikomeye cyane, byari ibihe by'umwijima, byari ibihe by'abantu batari bafite ibyiringiro, abantu bari barihebye, abantu bari bashaririye, abantu bari bafite ntabwo bari bafite ibyishimo n'ibyiringiro ubona abantu baba bafite nko mu rusengero. Cyari igihe kibi cy'umwijima cyane, ariko Imana yaratuyoboye, isanga ari byiza ko twongera twishyira hamwe, aba amahirwe yo kugira ngo twishyire hamwe, twegerane ubwacu, tumarane imibabaro, tubone uko dusura abantu, tubone ukuntu tubasubizamo ibyiringiro. Nuko rero korali yatangiye nuko igitekerezo cyaje, ariko sinabura kuvuga ko ari Umwuka Wera watuyoboye kugira ngo twongere dusubire mu murimo w'Imana, kandi tubone n'uburyo tugera ku bantu tubagezaho indirimbo nziza zirimo ibyiringiro, zitwibutsa ibihe twari tuvuyemo, byari ibihe bibi cyane, ariko twibutsa abantu ko hari Imana, nubwo abantu bapfuye ariko Imana ikiriho itapfuye, kuri kumwe nabo. Yego, murakoze cyane. Ubu ukomeje ku bihe bikomeye u Rwanda rwari ruvuyemo rwa jenoside yakorewe Abatutsi. Uvuga ko icyo gihe mwari mu gace ka Rwimbogo, uti hari hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe, mbanda korali gitangira. Avuze ko abantu ibintu barafite hari ikintu bisa n'amitima. Abaririmbyi baririmbye muri Ambassadors bavuye he? Abaririmbyi baje kuboneka bati? Arakoze Perezida Chairman wa korali. Icyo nagira ngo mvuge, yenda nongereho gato ku cyo yaravuze kandi ingaruka ku kibazo cyawe, nuko ibyo bihe nyuma ya 1994 u Rwanda rwari mu icuraburindi, no mu nsengero abantu ntibatinyuka kujyayo. Burya rero indirimbo ngo ni ukubwiriza gatatu. Mu ndirimbo habamo amagambo y'ibibwirizwa, habamo amagambo y'ihumure, hakabamo no gususurutsa. Abantu bari bakeneye gususuruka kugira ngo ibyo bihe bishaririye nk'uko chairman wa korali amaze kubivuga, abantu babivemo. Ntabwo wahora uganya, ntabwo wahora urira. Niyo mpamvu Umwuka w'Imana yakoresheje abantu, uti bagiye bava hehe. Hari abantu Imana yari yarigiye yisigariza, yenda bamwe bari muri iki gihugu, ariko abenshi bari bagize iri tsinda ryacu umutwe wa korali bari baturutse hanze. Icyo gihe nk'uko twari tumaze kubivuga, nk'uko chairman yamaze kubivuga, u Rwanda rwari rukeneye umuntu uvuga bakumva. Mu bari basanzwe muri iki gihugu bari barimo ibyiciro wenda nka bitatu. Icyiciro kimwe bari barokotse jenoside bashaririwe n'ibyo bari bamaze kunyuramo. Ikindi cyiciro cyari kirimo abafite abavandimwe cyangwa se n'abagize uruhare muri iyo jenoside yakorewe Abatutsi, bo badafite n'icyo bavuga. Hakaba ikindi cyiciro cy'abantu bari bari hagati, yenda bari birebereye, nabo bari barumiwe badafite icyo bavuga. Imana rero ibona ko ari ngombwa kugira ngo habeho korali cyangwa se umutwe w'abaririmbyi bashaka kuguhuza abantu uko ari ibyo byiciro uko ari bitatu byari mu Rwanda. Hari ikindi cyiciro cya kane cy'abandi bantu bari baturutse hanze, bamwe bavaga Uganda, abandi bavaga Burundi, Kongo, Tanzania, Kenya, Burayi n'ahandi hose. Bose bari bakeneye umuntu bababwira bakumva.
nk'uko nari mvuze abari bari mu Rwanda benshi bari barakomeretse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana rero ibona ko ari ngombwa ihagurutsa abantu, umutwe w'abaririmbyi cyangwa se mvuge muri rusange iraduhagurutsa. Abenshi muri twebwe bari bavuye hanze, ariko hakaba hari n'abandi bari mu gihugu nabo babonye twiyegeranyije, babona imbaraga zo kugira ngo bakanguke bavuge. Uti bagiye baturuka hehe? Abenshi muri twebwe wenda twari tuvuye hanze dufite n'uruvugiro, kuko baravugaga uwo mu gihugu akakumva ati ubwo avuye hanze ntari mu cyiciro icyo ari cyo cyose muri abo ngabo nakumva. Icya kabiri, hari abari bari mu gihugu yabona hari itsinda ry'abantu bashoboye nawe akavuga ati ngiye kuryiyegereza. Ariko hari n'ikindi kidasanzwe cyari gihari, uretse ko twanavugaga ariko twari tuzanye n'ubundi buryo bwo kuririmba bushya, sisiteme nshya, uburyo bushya bwo kuririmba, kugira ngo abenshi mu Rwanda baramenye kuririmba bisanzwe, batamenyere ko umuntu aririmba agashyiraho nka kwa kundi ubwira nk'ikiragi, ugakoresha amajesite, ugakoresha amateatire, ugakoresha mu ndirimbo bikajyana byose. So tuzana rero nanone ubundi buryo bushya bw'imiririmbire yagendeye ikurura abantu kugira ngo baze bumve. Ushaka kuvuga nk'urugero wenda nko mu ndirimbo zimwe twaririmbaga, hari nk'indirimbo yavugaga mu gihe turangije ubu kuki wasigaye. Iyo ndirimbo niba twarajyaga kuyiririmba twayikinaga nk'aho hari amasasu avuze, hakaba abandi bantu yenda baguye igihumure, hakaba ukabona ni indirimbo buri muntu wese akagira amatsiko, ku buryo niyo yaririmbwaga abantu bagwaga igihumure bakirukanka, ahubwo twabwira tuti ni indirimbo muhumure ntabwo ari amasasu. Ahubwo turaza gusaba ku buhanga bw'ibyuma baze kuducurangira indirimbo bashyiraho n'ayo mashusho uri mureba abaryamye. Niyo ndirimbo bwabaga barimo bakina agasenda, abo bantu ubona baryamye hasi ukagira ngo biri ko, ariko akavuga ati ni muhumure, Imana muhumure. Ibaze mu mutima wawe watangiye ngubeho, Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Ibaze mu mutima wawe watangiye ngubeho, Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Yenda ngira ngo mwunganiye ko aho abaririmbyi baturukaga, nigeze kubikomozaho gato. Twari abantu baturanye aho ngaho mu miryango yacu. Ndibuka imiryango nk'ine cyangwa itanu. Hari umuryango wa Mbanda wavuyemo Mbanda n'umugore we. Hari umuryango wa Ngwije wavuyemo Ngwije n'umugore we na muramu we, ngira ngo n'abaramu be babiri. Hari umuryango wa Kayitare, havuyemo Kayitare havamo murumuna we Paul. Hari umuryango wa Peter na mushiki we Esther. Hari umuryango wa Peter, icyo gihe Peter yaraje na muramu we witwaga Mugore. Undi muryango, hari indi miryango twari duturanye, umuryango wa Mwange na mushiki we Kamonyi. Hari umuryango, no kuvuga ngo twari duturanye kandi dusengana aho ngaho. Rero abaririmbyi itsinda rya mbere ryavuye mu bantu twari duturanye aho ngaho. Ni nabwo buryo mwagenderagaho muturanye abaririmbyi. Hanyuma tuza kwagura amarembo, dushagenda dushaka abandi hirya no hino, ariko twahereye aho ngaho aho twari dutuye aho ngaho rw'Imbogo hariya. Hari ikindi kintu cyiza cyari gihari icyo gihe, ngira ngo ni urukundo rwari rusanzwe twari tubayeho, ariko nk'umuryango nka famiye dushyize hamwe cyane. N'umuntu w'umuhanga twabonaga yahitaga aza tukaza kumutuzaho kugira ngo tubane, bamwe yenda ugasanga bagiye tubana nk'imiryango, ariko naho kugira ngo aririmba avi runaka nk'umuntu nk'uko bimeze ubu ngubu, ugasanga umwe arava hakurya y'umusozi, yarazaga tukamushakira icumbi hafi aho tugaturana, mbese n'ubuzima busanzwe twabagaho kivandimwe. Ugasanga abantu barasangira baregerana kugira ngo no guhura kwacu korohe na wa murimo ukorwe ku buryo bwihuse. Abantu bari bashyize hamwe cyane, noneho bidufashe, kuko urebye icy'isi yari ikeneye, icyo u Rwanda rwari rukeneye icyo gihe, rwari rukeneye imbaraga zidasanzwe z'abantu bakora ku buryo budasanzwe,
kandi bashyiramo n'ibikorwa bidasanzwe. Ibyo rero mbona ko ari nk'Imana yagiye ibikora kugira ngo n'iyo miryango nk'uko Muvunyi abivuze bahuriye ahantu hamwe, noneho banasengane ahantu hamwe, bityo bibe imbarutso yo kugira ngo bwa butumwa buhite bukwira ahandi hirya no hino ku buryo bwihuse. Icyo nanakongeraho, nta nubwo icyo gihe twari dufite n'urusengero, twasengeraga icyo gihe habagaho ibintu byo kubohoza amazu. Hari inzu twari twarabohoje itari ifite nyirayo, niyo twasengeragamo. Tebwira rero ngo hari n'urusengero. Nta n'urusengero kuri uwo musozi, nta rusengero rwari ruhari. Hari inzu twari twarashatse inzu twayitaga mu kirimburi, niho twasengeraga. Na korali rero yatangiye muri ubwo buryo bw'ikirimburi. Nta nubwo twagenderaga ku buhanga yenda bw'umuntu, usibye ko bamwe twari tuziranye, twari twararirimbanye yenda tukiri mu mahanga. Ariko icyo gihe uwashakaga wese yarazaga akajya muri korali. Ahubwo ngejeje ku kibazo nari guhita mbabaza, wagira ngo ahari mwarirondaga mukaba umuryango, ariko uko twaje kubibona haje kujyamo n'abandi bantu batari n'iyo miryango wenda ya hafi. Byagenze gute kugira ngo Ambassadors of Christ igende ikura gutyo? Yenda icyo navuga, habayeho gutekereza uko twahuraga gutyo. Umuntu yumvaga irindi tsinda ry'abandi bantu bazi kuririmba, uwo muntu tukamushaka byanze bikunze ngo tumuzane. Ni ukuvuga ngo hari benshi twagiye tureba, hari n'abawegeraga ugasanga agifite ibikomere, yavuga ati naririmbyeho, ugasanga ataragera muri bya bihe byo kuba yajya mu kuririmba. Ariko twongeye tugarukaho n'abantu bari barashaririwe. Hari indirimbo korali yigeze kuririmba nyuma ivuga iti kuki wabyemeye. Abantu bamwe bibwiraga ko hari Imana yari yarabatereranye. Uri busanga indirimbo twaririmbaga icyo gihe zari zitanga ibyiringiro, zibavana abantu mu ntekerezo zo kuri iyi si zibajyana hirya y'iyi si turiho. Turareba iwacu, turi hafi kugerayo, kugira ngo abantu babandi tubwira we kugumya gutekereza kuri iyi si. Urumva, indirimbo zose zatangaga ibyiringiro by'ejo hazaza, ngo abantu be kuguma muri ayo majune, muri ibyo bihe byo kwiheba, byo kwigunga, byo kurakarira Imana kuki jenoside yabayeho, kuki yabatereranye. Ariko tunabibutsa n'uwarokotse, kuki we warokotse wowe, ahubwo uretse kurokoka n'ubu buzima wibuka ko hari ubundi buzima bundi buzaba nyuma y'isi, kugira ngo hari n'indi zindi twajyana turirimba ngo abacu twabuze n'abagiye mu nda y'isi tuzababona, nitugerayo tuzababona. Ugasanga rero biratanga ihumure. Ubwo navuga ngo ahari hari umuririmbyi wese twaramubwiraga akaza, tukagenda dushaka amatsinda. Ni nuko twaje kumenya irindi tsinda rindi ryabagamo abandi baririmbyi, noneho naryo turarizana. Ubwo twatangiye turenga nka 15, ariko mu gihe gito twari tumaze kurenga 30, kuko twumvaga itsinda abandi bantu bari bazi kuririmba ariko batakiririmba. Nibutse ko mu nsengero zose bisa nkaho ntavuga butumwa ryari ryarakonje. N'abasenga basengaga basa nkaho bihisha, bataragira icyizere ko bafite Imana yabo. Noneho nko ku baririmbyi, amakorali yarasanzwe mu Rwanda, amwe yararimo abari bararokotse, abandi barahunze, abandi nta stabilite yari iri mu makorali. Umva rero twebwe dufite amahirwe kuko twaravugaga rikijyana, kuko twavugaga ibintu bifatika bitanga ibyiringiro. Aho twumvise umuririmbyi, yenda turi bigarukeho, ariko uretse no mu Rwanda twararenze no imbibi zo mu Rwanda, turavuga tutese ubundi. Icyamana yavuze ati nta nubwo twari abahanga cyane birenze, ariko twe twari dusanzwe n'ubundi turirimbana. Nenda natanga urugero nka Gena na Cyamana Muvunyi, turi no muri segonderi ko twari twariganye, twararirimbanaga. Abasamu twararirimbanaga. Kayitesi nawe uza kuza kuvuga, nawe twarabanaga. Aho twabanaga iyo ngiyo nawe yari umudivantiste tuzi uri mu murimo w'Imana. Nuko twagiye dushakana babandi rya tsinda ry'abo twari tuzi bazi gukora umurimo w'Imana, ariko twajya no kurambagiza abandi. Ubwo nyuma yaho gato twahise tujya kurambagiza irindi tsinda ryasengeraga ry'abantu bajyaga gusengera hitwaga Rwengo i Bugande. Dusanga abandi basengeraga i Remera, yenda turi bukigarukeho. Bose tubaza, no tubonye
tubazana n'abagande tugenda turi bugarukeho nabyo ko uretse natwe imiririmbe yacu kubera ko ari hasi byanasabaga ko dushaka abandi bantu b'intyoza tuzigiraho. Yego twararimbaga bisanzwe ariko ugasanga nk'umuntu w'umuririmbyi cyangwa ivugabutumwa twari tugamije rikeneye abantu b'abahanga ku buryo ivugabutumwa ry'ambasadazi rizatandukana kure n'imiririmbe yari isanzwe muri uru Rwanda n'ahandi hose kugira ngo dutere indi ntambwe irenzeho. Murakoze cyane, reka dufate akaruhuko gato dushyiremo twumva iyo ndirimbo ya ambasadazi yo mu bihe bya kera, turaza kugaruka tukubwira wari uzi ko burya babaye amatsinda birakaza kwihuriza hamwe, turabigarukaho mu kanya. Turareba umudugudu mwiza w'i Yerusalemu, umurwa ni mwiza. Turareba umudugudu mwiza w'i Yerusalemu, umurwa ni mwiza. Urarabagirana wuzuye zahabu mu mihanda yose, umurwa ni mwiza. Turareba Yerusalemu, umurwa mwiza pe, umanuka uva mu ijuru aho ari, imihanda yose yuzuye zahabu n'umurwa urabagirana. Turareba Yerusalemu, umurwa mwiza pe, umanuka uva mu ijuru aho ari, imihanda yose yuzuye zahabu n'umurwa urabagirana. Utegereje iki kwakira umukiza? Urahamagarwa umwitabe none, arakuruhura urembejwe n'ibyaha, akujyane kwa se muri Yerusalemu. Kurabagirana kutarondoreka, yicaye ku ntebe mwami w'abami, tuzamubona tumuririmbire, ahabwe icyubahiro ibihe bidashira. Kurabagirana kutarondoreka, yicaye ku ntebe mwami w'abami, tuzamubona tumuririmbire, ahabwe icyubahiro ibihe bidashira. Kurabagirana kutarondoreka, yicaye ku ntebe mwami w'abami, tuzamubona tumuririmbire, ahabwe icyubahiro ibihe bidashira. 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 Ikaze mu kiganiro cyacu aho turi kuvuga uburyo korali mukunda cyane Ambassadors of Christ yatangiye. Twari turimo tureba uburyo byari ibihe bitoroshye cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, uburyo kugenda bashaka abaririmbyi, imiryango, kugera ku matsinda bagendaga babona yabafasha muri uwo murimo. Ariko se chairman, wenda mwari imiryango kandi abantu bugeze bumva amateka hirya no hino bazi ko ari amatsinda abiri ngo yaje kwihuza, icyo gitekerezo cyo mwakigize muti? Okay, urakoze cyane. Nanone hariya twari dutuye Rwimbogo, hari indi miryango twari duturanye, noneho nabo tuza kujya kubahamagara ngo bitabire kwifatanya natwe kugira ngo dukorane umurimo. Nibwo baje kutubwira bati rero nyamara twebwe twari dusanzwe dufite korali. Yego. Kandi dusanzwe dufite korali
korali yitwaga Calvary Cross cyangwa umusaraba wa Calvary, kandi twaririmbiraga i Remera. Ati rero nubwo muri iyi minsi tutakiririmba kubera ibibazo byabaye, ariko twebwe natwe dufite korali yacu. Nubwo rero tubabwiye se mwaza tukifatanya, tukaba twaba umutwe umwe, itsinda rimwe. Nuko barabyemera, tubiganiraho, baraza rero bifatanya natwe. Twebwe mbere tugitangira twitwaga intumwa. Tumaze kumenya ko nabo bitwaga Calvary Cross cyangwa umusaraba wa Calvary, turavuga tuti rero ubwo twihuje nanone ntabwo turi bugumane izina rimwe, nako turi bugumane amazina abiri, reka dushake izina twahuriraho. Nuko rero tuza gushaka izina duhuriyeho, twumvikana ko tubaye ambassadors. Aho hantu rero mwagendeye kukimuhitamo iryo zina Ambassadors of Christ, kuko icyo gihe no mu Rwanda burya ntitwari tuzi Urwongereza, twivugiraga ambasadoro cyangwa se tukumva ni n'izina riremereye kuvuga ambassador, ntibyari byoroshye. Iryo zina Ambassadors mwabihisemo mugendeye kuki? Ndibuka icyo gihe twakoze inama, tubwira abantu bazana za proposal, bazana ibitekerezo, bazana amazina atandukanye. Hanyuma hari umugabo mu bo twatangiranye korali nigeze kuvugaho witwa Peter. Yego. Peter uyu munsi no muri korali afitemo abana babiri. Peter Ntare Humuri. Niwe wazanye iryo zina. Azana izina ry'icyongereza, tubanza no kuriganiraho cyane ese ko ari icyongereza. Ati rero urabona igihe tugezemo, tugeze mu gihe cy'iterambere, turashaka kubwiriza ubutumwa ku isi yose, reka rero iri zina aba ari ryo dufata nubwo riri mu cyongereza. Nuko dufata iryo zina Ambassadors of Christ Choir. Ariko abanyarwanda kubera ko icyongereza batari bakizi, baheze bumva ko twitwa ambassador. Yego, twisomeraga ambassador. Ambassador. Kora ambassador. Abakase izina ni Icyesipanyolo, ni Igitaliyane, ni iki. Ariko twebwe kubera ko twatuzi icyongereza tukavuga ko turi ambassadors. N'uyu munsi hari abantu bacyumva ko twitwa ambassador. So iryo zina rero cyatumye yaranarisobanuye cyane. Arabisasira avuga ati ririmo no muri Bibiliya. Muri Bibiliya aho Yesu yavuze ko, nako Paulo ko yavuze ko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Yego. Niho rero iryo zina rikomoka. Banda rero twumvise ko atari nawe wazanye iryo zina Ambassadors of Christ, ndetse n'izo mpaka zabaye bavuga bati urwo ruzungu cyongereza wakiriye utako kazina Ambassadors of Christ maze kuryitwa. Kugira ngo rega naryo ritorwe utagira ngo habaye ubwumvikane bitabyemerwa. Inama yari ishyushye imitwe, hari ibitekerezo byinshi, amazina menshi, ariko nshima Imana ko yaduhitiyemo izina ryiza kandi rijyanye n'inshingano umuntu wese wahagarara Imana yakora. Nk'uko perezida yamaze kuvuga, byari izina rigushyira mu nshingano nk'umuntu, nk'umuvugabutumwa. Yaramaze kuvuga hari, ariko nanone twibuke ko Imana yari yatuhaye inshingano ngo mujye mu mahanga yose mubabwiriza iki? Ubutumwa bwiza. Muri Matayo 28:19. Nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, wemera mu mubatize. Iyo nshingano yo kuvuga ubutumwa n'ubundi niyo twari tugamije. Umuvugabutumwa rero cyangwa umuntu utumwe rwose byahwanaga neza n'akazi twari tugiye gukora. Buri muntu wese byaramushimishije, ntabwo ari yegeye nyine, ariko byaranshimishije. Noneho ariko ni n'izina riri diplomatique, ni izina rishimishije, riguha inshingano ubwawe ukumva ko aho uri intumwa. Noneho intumwa bishobora byose. Umuntu wese anezezwa no kuba ambasaderi w'igihugu cye. Ambasaderi asa naho ahagarariye perezida ahantu runaka, ariko guhagararira Imana ni ikindi kintu kiguha n'izindi mbaraga, ukumva ko utagomba kugenda ujenjetse. Nshima ko na korali uburyo yatangiyemo ikora, yatangiye mu muvuduko. Iyo haba hari bya byuma byandikira abantu muri iyi minsi, baba bandikiye umuvuduko. Yazamutse ku muvuduko, uwakubwira ukuntu tumaze gutora no kwiyemeza inshingano
twazengurutse amaperefegitura yose yo mu Rwanda, amaperefegitura uko yari 10, buri perefegitura tuyijyamo noneho no mu byaro. Ikindi kintu cyatangaje abantu nuko buri muntu wese wumvaga ashaka abavuga butumwa yabonaga ku buryo bworoshye, twirwarije nta utanze tike, nta ugize gute, ubutumwa bukwira ku buryo bwihuse. Noneho nuko ivuga butumwa ryatangiye ku muvuduko. Noneho ariko dutangira, uretse ko nizo ndirimbo twazirimbaga twagerageje gushyiramo n'izindi, iz'icyongereza, iz'ikigande, biba ngombwa ko noneho ivuga butumwa ritaba iryo mu Rwanda gusa. Korali yatangiye inajya hanze byihuse cyane kurusha ku muvuduko wa wundi navugaga bashobora kuyandikira. Ariko nshima Imana ko ari Imana yari yabitoye. Izina ryiza rero ngo nta kwanga kwitara, ariko twebwe Imana yaduhitiyemo yatwise neza turabishimira Imana. Murakoze. Tugeze ku musozo w'agace ka mbere dukora kuri aya mateka ya Ambassadors of Christ Choir, ariko ntabwo twagasoza ntabajije Muvunyi ikikuri ku mutima wibuka muri iyo minsi iyo ngiyo ya mbere kugira ngo tuze gusoza. Mu by'ukuri muri iyo minsi turashimira n'Imana yaduhaye imbaraga. Yari iminsi mibi cyane, y'amajune, y'akababaro. Nubwo Imana yaduteye imbaraga kugira ngo dukore umurimo wayo, ariko ntabwo byari byoroshye. Urugero, twari tuvuye mu mahanga ariko dufite bene wacu bashiriye mu Rwanda bazize jenoside. Urugero, uyu mugabo Mbanda yari yaravuye mu Rwanda aza kwigira i Bugande. Yagarutse asanga umuryango we w'abantu 12 yahasanze mushiki umwe na murumuna umwe gusa. Ababyeyi barapfuye, nabo bavukana bose barashize. Urumva rero nubwo Imana yaduteye imbaraga tugahagarara mu murimo, tugakora umurimo, ariko ntabwo byari byoroshye, ntabwo twari twishimye cyane. Twese twari twaragezweho n'ingaruka za jenoside. Cyari igihe rero kibi cyane ku buryo no kubwiriza abantu ntabwo byari byoroshye, no kwegera abantu bari abarakare cyane. Abantu bari bararakaye. Ndibuka mu nsengero icyo gihe harimo n'abantu bitwaga abakusi. Mwarinjiraga bakaza bati abajenosideri nimusohoke muri urusengero, ugasanga ari abakristo bararakaye, ari abacitse ku icumu bararakaye, ntibashaka gusenga. Kubasura mu ngo nabyo byabaga ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ubuzima bw'abantu ntabwo wari bumeze neza, abantu ntabwo bari batekanye. Ariko ibyo rero ndabyibuka cyane ko amarira yari ahari. Ndibuka akababaro kari gahari. Hari noneho n'abandi bantu n'indi tsinda tutavuze bari mu magereza, naho twajyaga tujyayo. Ariko nshimira Imana nuko icyo gihe mwageraga muri gereza abantu bari barakoze jenoside bakihana. Byaduteye imbaraga cyane, bakihana bakatura ibyaha, bakavuga bati mugende mudusabira abo twiciye imbabazi. Igihe cyarageze nabo bakajya baza gusaba imbabazi. Ariko icyo nibyo nibuka. Ndibuka ibihe bibi cyane, bigoye cyane, bishishanya cyane. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Imana yaduteye imbaraga dushobora gukora umurimo wayo muri icyo gihe kigoranye. Nta amikoro yari make cyane. Twagenzaga amaguru. Icyo gihe no kubona na public means, no kubona izi twegerane zabonekaga nko mu masaha 4, nabwo aho twari dutuye kaza imodoka imwe ku munsi. Ntabwo byari byoroshye. Kenshi tukaba tugenza amaguru, tukaba twihinga. Ubuzima bwari bushaririye icyo gihe rwose. Reka rero tubonereho no gushimira Imana yashoboje ko muri ibyo bihe bikomeye gutyo mwahagurutse. Reka dusabe Mbanda dusoreze n'isengesho rishimira Imana icyo gikorwa. Mana uri igitangaza, igihe gikwiye kigeze uhagurutse ubwoko bwawe kugira ngo baze bahumurize imitima y'abandi. Abantu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bari batentebutse, ariko uri Imana wowe ihoraho iteka ryose, uri Imana idapfa, kandi ntabwo ari wowe wikorera umurimo utoranya abawukora. Ndagushimira ko washinze iyi korali Ambassadors ngo izivuga ubutumwa mu gihe gikwiriye.
itangiranye no guhumuriza imitima, ihuze abari amahoro kubiri, maze urukundo rurongera rurasaba hagati y'ubwoko bwawe ndetse n'abandi bose batari bakuzi Nyagasani barakumenya. Utanga uburyo kugira ngo abantu bihane bakugarukire. Ndagushimira ko wabikoze, kandi uracyabikora. Uyu murimo turimo kubona ambassadors ikora niwe washatse kubaho. Ndagushimira ko Nyagasani ari wowe wabibye imbuto n'ubu ngubu urayivomerera, kandi twiteguye kuzabana n'abantu bose bagiye bahinduka kubw'ubutumwa bwa ambassadors ubwo tuzaduhurira mu bwami bwo mu ijuru. Utubashishe kugira ngo tuzabeyo n'abantu bose ari abakurikira ibiganiro bya ambassadors channel, abumvise ubutumwa bwayo bose tuzahure mu bwami bwawe mu gitaramo kirenze ibyo ambassadors ikorera kuri iyi si, ahubwo igitaramo kizabera mu bwami bwo mu ijuru. Tugutaramiye niko gusaba kwacu mu izina rya Yesu. Amen, amen. Turagushimye rero wowe wari uri kumwe natwe. Turakwibutsa ko iki kiganiro ushobora kukigezaho inshuti zawe ukabasharinga. Turakwibutsa kandi ko buriya chorale Ambassadors of Christ ifite telefone ushobora kubahamagaraho ikibazo cyangwa icyifuzo ufite ukakibagezaho, cyangwa se na email uri kuyibona kuri screen, ndetse na website yacu ushobora kubonaho ibintu byose bya chorale Ambassadors of Christ. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaho, nzagutumirira abandi baririmbyi bari bahari ibyo bintu biri kuba, bakomeze batubwire uko ibintu byari bimeze, tugenda turi buryo Imana agiye ikoresha ambassadors umurimo. General Jean d'Amour niyo nsabanaho ubutaha. Igihe tugezemo igihe kigoranye, isi igeze aharuhije kandi iteye urujijo. Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho, icyo Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho, icyo Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Intambara z'urudaca n'indwara z'ibyorezo byahitanye benshi muzi, ni kuki se mwe mwasigaye? Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho, icyo Imana